Nongeye kwirirwa, nongeye guha ikaze ku bantu bashyashya baje kuri ino cano. Biragaragara ko hari icyo muri gukora kugira ngo izamuke, kandi ikigaragara cyo ni uko wenda hari icyo biri gukora. Urasuhuzwa na Isingizwe Laurent cyangwa Teacher Laurent. Uyu munsi ngarutse mvuga ku kintu kijyanye n'amatara agaragara ku modoka. Nk'uko tubibona kuri ino shusho turi kubona hano imbere yacu, hano tugiraho amatara agaragara, tukagiraho amatara amurika, tukagiraho n'utugarurarumuri ku kinyabiziga. Mpereye ku matara ndanga cyangwa aranga ikinyabiziga. Amatara ndanga ni agaragaza ingano y'ikinyabiziga, waba urebeye imbere y'ikinyabiziga cyangwa inyuma y'ikinyabiziga. Tukagira amatara ndangaburumbarare. Ndangaburumbarare ni agaragaza mu mbavu z'ikinyabiziga. Tukagira amatara ndangacyerekezo. Ndangacyerekezo ni amatara yerekana niba dushobora kugana ibumoso cyangwa iburyo. Tukagira itara ryo guhagarara. Itara ryo guhagarara ni itara ryaka ari uko dukoresheje feri y'urugendo, ari iriya feri tukandagiza ikirenge. Itara rihita ryaka inyuma ritukura, ryaba rimwe ku kinyabiziga cy'amapine abiri cyangwa ryaba atatu, agaragara ku kinyabiziga gifite amapine ane. Iryo tara rigaragara dukandagiye feri niryo twita itara ryo guhagarara. Tukagira n'utugarurarumuri. Utugarurarumuri ni akantu karabagirana gasubiza imirasire y'urumuri ku kintu kiyohereje. Utugarurarumuri rero two urumurikaho kakagarura rwa rumuri woherejeho. Rero duhereye hano hasi, hasi hariho utuntu tubiri tw'umutuku, iburyo n'ibumoso. Utu nitwo twita utugarurarumuri. Nta mpura ibamo, wowe umurikaho urumuri rusanzwe kakakugarurira rwa rumuri woherejeho. Hejuru yaho mo hagati harimo itara ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga. Ririya tara ribonesha kuri plaque ntabwo turi kurireba neza, ariko turi kubona ko riri kugaragaza plaque. Noneho tukagira amatara yo mu mpande, harimo aranga ikinyabiziga abiri. Tukagira n'itara ryo guhagarara abiri nayo, n'irindi hejuru akaba atatu. Niyo ari kugaragara kuri kino kinyabiziga. Ayo matara ni amatara agaragaza ingano y'ikinyabiziga. Rero ubwo wenda simvuze n'itara ryo gusubira inyuma. Ryo gusubira inyuma nta kintu ndivuzeho kuko ntaryo ndi kubona neza hano. Ndaza kubereka ifoto ririho neza. Dukomeje ahangaha imbere dufite amatara aranga ikinyabiziga ku ruhande. Tukagira itara rirerire rikurikiyeho ritari riri kwaka. Tukagira n'itara rigufi riri kwaka. Aya ni amatara noneho ntabwo agaragara, ahubwo yaramurika. Amagufi n'amaremare aramurika. Amagufi amurika mu ntambwe ngufi imbere y'ikinyabiziga, ari nayo tuza kwita amatara yo kubisikana. Tukagira n'amatara maremare amurika mu ntambwe ndende imbere y'ikinyabiziga. Ibyo tuzagenda tubibonera imibare yabyo. Noneho tukagira hari n'amatara twita kamenabihu. Amatara ya kamenabihu ni amatara akoreshwa mu gihe cy'ibihu, imvura nyinshi, umwuzure, umukungugu n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Dore utu ngutu muri kubona dufitemo ampure nyinshi. Ari niyo twita amatara kamenabihu. Noneho duhereye ku kibazo cya mbere, batubwiye ngo ku byerekeye kwerekana ibinyabiziga no kumurika kwabyo ndetse no kwerekana ihindura ry'ibyerekezo byabyo, birabujijwe gukora andi matara cyangwa utugarurarumuri uretse ibitegetswe n'iri teka. Ariko ibi ntibireba amatara akurikira: A. Ngo ni amatara ari imbere mu modoka. B. Amatara ndanga. C. Amatara ndangaburumbarare. D. Ibisubizo byose nibyo. Duhereye rero kuri iki ngiki,
ahangaha bari kutubwira ko nta matara ari imbere mu modoka. Ari hanze y'ikinyabiziga, aho inyuma akenshi dusanze ari umutuku, aho imbere uzasanga ari umweru cyangwa umuhondo, ariko nitugera ku matara ari imbere mu modoka, tumwe ducanira hejuru mu modoka kugira ngo turebe mo imbere mu modoka, ayo matara yo uzashyiraho ibara ushaka. Ari inyuma y'ikinyabiziga uzashyira ateganywa n'itegeko, ariko nitugera ku matara ari imbere mu modoka, buri wese azashyiramo y'ibara ashaka. Ibyo tuvuga nko kwerekana ibinyabiziga no kumurika kwabyo, ndetse no kwerekana ihindura ry'ibyerekezo byabyo, birabujijwe gukora andi matara cyangwa utugarurarumuri uretse ibitegetswe n'iri teka, ariko ibi ntibireba amatara akurikira. Tubonye ko bitareba amatara ari imbere mu modoka, buri gisubizo ni A. Dore amatara ari imbere mu modoka ni kano bacanira hano hejuru. Amatara ari imbere mu modoka niyo matara adakurikiza andi mategeko y'amatara, aho ushyiramo y'ibara ushaka, buri gisubizo ni A. Noneho icya kabiri, ngo amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa mu bihe bikurikira. Amatara maremare tuyazimya, amatara maremare ni yandi twabonye amurika mu ntambwe nyinshi imbere y'ikinyabiziga. Amaremare rero tuyazimya iyo umuhanda umurikiwe, umuyobozi akabasha kubona neza muri metero 100. None hano washyizeho metero 20. Tukongera tukazimya amatara maremare iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ikintu, ugiye guhura na mugenzi wawe, nabwo uzazimya maremare usigarane amagufi. Aha gatatu, nubwo ntahagaragaramo ahangaha, niyo ikinyabiziga gikurikiye ikindi mu ntambwe zitagera muri metero 50. Aho niho hatatu tuzazimya amatara maremare. None batubwiye amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzima mu bihe bikurikira. Ahambere niyo umuhanda umurikiwe, umuyobozi akabasha kubona neza muri metero 100. None bashyizeho 20 ubwo A ntabwo ariyo. Tuzayazimya rero ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ikindi, buri gisubizo ni B. Kugira ngo udahuma mugenzi wawe, tuzayazimya ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ikindi, gisubizo ni B. Noneho dukomeje n'ikibazo cya gatatu, ikinyabiziga ntigishobora kugira amatara arenga 2 y'ubwoko bumwe, keretse ku byerekeye amatara akurikira. Aya mbere yarenga 2 ari ubwoko bumwe. Aya mbere ni amatara twita ndangamubyimba. Ndangamubyimba aba hejuru ya parabolize y'imodoka, hejuru ku modoka nini. Tukagira amatara ndangacyerekezo. Ndangacyerekezo ni vinyeteri, nabyo imbere aba ari 2 n'inyuma bikaba 2. Urumva ko nayo arenga ngahe? 2. Aya gatatu ni itara ndangaburumbarare. Ndangaburumbarare agaragara mu mbavu z'ikinyabiziga, nabwo ku modoka nini, nayo ashobora kurenga ngahe? 2. Duhereye kuri ino shusho dufite, utu dutara tutambitse mu mpande kino kinyabiziga, iyo niyo twita ndangaburumbarare. Iyi tugezeho, aka gatara karimo kagaragara k'umuhondo, niko twita ndangacyerekezo, ni vinyeteri. Ibyo ngibyo nabyo bishobora kurenga ngahe? 2. Wenda mfatiranye ibitandukanye n'ibyo hano dufite agatara ko gusubira inyuma. Ni aka gatara kegeranye na kano k'umuhondo, kano kagaragara k'umweru, niko kaka igihe dushyize muri vansi cyangwa tugiye gukora marisheriyeri. Rero ndangacyerekezo tubonye ko ari kano k'umuhondo. Tukabona na ndangaburumbarare. Ndangaburumbarare nayo ari hejuru y'imodoka y'umuhondo nayo. Aya ni ndangamubyimba. Tubonye ko ari ndangacyerekezo, ndangamubyimba na ndangaburumbarare, yose ashobora kurenga ngahe? 2. Andi yose uzasanga ari 2 magufi, 2 maremare, 2 kamenabihu. Ariko nitugera ku itara ndangamubyimba, ndangacyerekezo na ndangaburumbarare ashobora kurenga ngahe? 2. Hano tuvuga ko ibisubizo byose ari buri gisubizo ni D. Hano icya kane, ngo ibinyabiziga bikoreshwa nka taxi bitegereza abantu mu nzira nyabagendwa, bishobora gushyirwaho itara ryerekana ko ikinyabiziga kitakodeshejwe. Ngo iryo tara rishyirwaho ku buryo bukurikira. A, ngo ni itara ry'icyatsi rishyirwa imbere ku kinyabiziga. B, ni itara ry'icyatsi rishyirwa ibumoso. C, ni itara ry'umuhondo rishyirwa inyuma. D, A na C ni ibisubizo by'ukuri. Hano rero kubona ibonye umumotari tubona ko nta mugenzi afite, ariko kugira ngo uburyo kuruguruka muri taxi voiture ujye kureba ko nta mugenzi urimo, byagorana kugira ngo umusabe ko yagutwara. Icyiza rero, umuyobozi wa taxi voiture ashobora gushyiraho itara ry'icyatsi imbere, ku buryo umuntu ubonye iryo tara ahita abona ko uwo muyobozi wa taxi voiture akeneye umugenzi. Ibyo bivuga ngo ibinyabiziga bikoreshwa nka taxi bitegereza abantu mu nzira nyabagendwa, bishobora gushyirwaho itara ryerekana ko ikinyabiziga kitakodeshejwe.
iryo tara rishyirwaho ku buryo bukurikira, rizaba ari itara ry'icyatsi rishyirwa imbere ku kinyabiziga. Nta bikunze kugaragara hano iwacu, ariko nabo ntibavuze ko rishyirwaho, buri gihe bavuze ko rishobora gushyirwaho. Rero ni itara ry'icyatsi rishyirwa imbere ku kinyabiziga, buri gisubizo ni A. Noneho icya gatanu, ngo za otobisi zagenewe gutwara abanyeshuri zishobora gushyirwaho amatara abiri asa n'icunga rihishije amyatsa, kugira ngo yerekane ko zihagaze no kwerekana ko bagomba kwitonda. Ayo matara ashyirwaho ku buryo bukurikira. Niba ari amatara abiri asa n'icunga rihishije ashyirwa kuri za otobisi cyangwa zino modoka zitwarira abantu hamwe muri rusange, niba ari izagenewe gutwara abanyeshuri, abiri asa n'icunga rihishije yakabaye ashyirwaho, rimwe rizashyirwa imbere irindi rishyirwe inyuma. Batubwiye ngo A, ngo ni amatara abiri ashyirwa inyuma. B, ni amatara abiri ashyirwa imbere. C, rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma. D, B na C ni ibisubizo by'ukuri. Hano rero tuzavuga ko ari itara rimwe rishyirwa imbere irindi rigashyirwa inyuma, buri gisubizo ni C. Rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma. Noneho ikibazo cya gatandatu, ngo itara ryo guhagarara ry'ibara ritukura rigomba kugaragara nijoro igihe ijuru rikeye nibura mu ntera ikurikira. A, muri metero 100 ku manywa na metero 20 mu ijoro. B, muri metero 150 ku manywa na metero 50 mu ijoro. C, muri metero 200 ku manywa na metero 100 mu ijoro. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Itara ryo guhagarara twabonye ko ari rimwe ry'akadukandagiye feri. Twakabaye turibona nibura mu ntera metero 150 nijoro, ku manywa tukabasha kuribonera nibura mu ntera metero 20. 150 nijoro itara ryo guhagarara, ku manywa tukaribonera nibura muri metero 20. None hano batubwiye ngo ni itara ryo guhagarara ry'ibara ritukura rigomba kugaragara nijoro igihe ijuru rikeye, hano ni mu ntera metero 150 kubera ko ari nijoro. None hano bashyize 150 ku manywa, byakabaye 150 nijoro. Ubwo twese tuvuga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, buri gisubizo ni D. Noneho ngo inkombe z'inzira nyabagendwa cyangwa z'umuhanda zishobora kugaragazwa n'ibikoresho ngarurarumuri. Ibyo bikoresho ngarurarumuri bigomba gushyirwaho ku buryo abagenzi babibona. Ureba ibumoso, A, ngo babona gusa ibumoso iby'ibara ritukura. B, iburyo babona iby'ibara risa n'icunga rihishije gusa. C, babona iby'ibara ry'umuhondo ibumoso. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Rero utu ni twa dutara dutabye hasi mu muhanda. Utu dutara uwakabaye areba ibumoso bwe akabaye abona tw'ibara ry'umweru. Ureba iburyo akabona umutuku cyangwa icunga rihishije. None batubwiye inkombe z'inzira nyabagendwa cyangwa z'umuhanda zishobora kugaragazwa n'ibikoresho ngarurarumuri. Ibyo bikoresho ngarurarumuri bigomba gushyirwaho ku buryo abagenzi babibona. Ureba ibumoso akaba abona umweru ibumoso, ntabyo bahashyize, ubwo A ntabwo ariyo. B, iburyo byakabaye bavuze ngo ni iby'ibara risa n'icunga rihishije, nabyo ntabwo ari byo. Twakabaye tubona umutuku cyangwa icunga rihishije. None hano bashyize icunga rihishije gusa. Ibumoso ni umweru, iburyo ni umutuku cyangwa icunga rihishije. Byombi nta bihanditse, turavuga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Noneho ngo iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze, nk'igihe cy'ibigwi cyangwa cy'imvura nyinshi, biba bitagishobora kubona neza muri metero 200. Udutsiko twose tw'abanyamaguru nk'impererekane cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri bari ku murongo bayobowe n'umwarimu, iyo bagenda mu muhanda ku isonga akaba ari abantu barenze umwe, bagomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Aba ni ba bantu bahuriye hamwe, bagenda bafite gahunda imwe ibahuje. Abo bantu ntabwo bishoboka ko bakwira muri iriya nzira y'abanyamaguru yo ku ruhande rw'umuhanda. Icyo gihe ukuntu babigenza rero, bafata igisate cy'iburyo bw'umuhanda bakagikoresha, bakagenda nk'uko imodoka zigenda bagendesha amaguru. Muri make abo bantu bose bakagendera hamwe, bagendera mu kuboko kw'iburyo. Hari igihe rero urugendo rwabo rushobora kugeza mu ijoro. Uw'imbere muri bo muri icyo gihe, kugira ngo hatagira umuntu baturuka imbere akabagonga, azafite itara ry'umweru. Uw'inyuma muri bo azafite itara ry'umutuku. Ayo matara yose atwariwe ibumoso hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Rero uw'imbere azafite iryera, uw'inyuma iry'umutuku. None batubwiye ngo imbere ni itara ry'umuhondo, ibyo ntabwo ari byo, twakabaye tubona imbere umweru. Inyuma ni itara ryera, inyuma twakabaye tubona itara ry'umutuku. Hano turavuga ko nta gisubizo cy'ukuri
kirimo. Imbere ni iry'umweru ntabyo bahashyize, inyuma ni iry'umutuku. Bazagaragazwa imbere n'itara ryera, inyuma bagaragazwe n'itara ry'umutuku. Turavuga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo rero. Icya cyenda, ngo imburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho aha hakurikira. Imburira zimurika ziza zisimbura amahoni. Hari ahantu tubujijwe gucana amahoni, ni hatatu. Kuvuza amahoni ni hatatu. Ahambere ni nijoro amahoni ntiyemewe. Aha kabiri ni hafi y'ibitaro. Aha gatatu ni mu nsisiro. Niho bavuga mu nsisiro ni ahantu hahurira abantu benshi cyangwa hari amazu yegeranye ku ruhande rw'umuhanda, ubwo ni nko muri santere. Ari mu nsisiro, ari nijoro no hafi y'ibitaro gukoresha ihoni ntibyemewe, kubera ko rigira urusaku. Murebe nk'ihoni ry'igikamyo gikubitiye iruhande rw'umuntu ufite indwara itihanganira urusaku, byamuteza ikibazo. Rero ubwo mu nsisiro nijoro no hafi y'ibitaro ntabwo twemerewe gukoresha amahoni. Icyo gihe dukoresha rero icyo twita imburira zimurika. Imburira zimurika harimo gucana uzimya vuba vuba amatara magufi cyangwa gusimburanya amagufi n'amaremare. Rero uko gutera umuntu amatara uyakuraho byo ntabwo bigira urusaku nka rya honi. Niyo mpamvu turi buvuge ngo imburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho. A, ngo mu nsisiro gusa. B, ahegereye inyamaswa zikurura. C, hafi y'amatungo. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Imburira zimurika rero zikoreshwa mu nsisiro kimwe n'ahandi hose kubera ko zitagira urusaku nk'ihoni. Noneho bashyizeho mu nsisiro gusa, ubwo turavuga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano ikibazo cya 10, ibinyabiziga bifite ubugari bufite ibipimo bikurikira bigomba kugira amatara ndangaburumbarare. Ndangaburumbarare murayibuka mwe yo mu mbavu z'ikinyabiziga tw'umuhondo cyangwa icunga rihishije. Ndangaburumbarare si imodoka zose ziyagira. Imodoka zigiramo ayo matara ndangaburumbarare ni izigeza ku bugari bwa metero 2 na santimetero 10. Ibinyabiziga bigira amatara ndangaburumbarare ni ibigeza ku bugari bwa metero 2 na santimetero 10. Niyo mpamvu uzasanga akenshi zino modoka ntoya ntayo zigira. Buri gisubizo ni A. Noneho icya 11, ngo nta tara na rimwe cyangwa akagarurarumuri ushobora kuba bifunze ku buryo igice cyabyo cyo hasi kimurika kiba kiri munsi ya santimetero A, ngo santimetero 30, B, santimetero 40, C, santimetero 50, D, metero 1 na santimetero 55. Rero uvuye hasi ku butaka ugera ahafunze itara rya mbere ku kinyabiziga mu buhagarike ntizigere rifungwa munsi ya santimetero 40. No uvuye hasi ku butaka ugera ahafunze itara riri hejuru cyane y'ayandi yose ntirizigere rifungwa hejuru ya metero 1 na santimetero 90. None rero batubwiye ngo nta tara na rimwe cyangwa akagarurarumuri bishobora kuba bifunze ku buryo igice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kiba kiri munsi ya santimetero 40. Hasi cyane hashoboka ni muri santimetero 40. Muri igisubizo ni B. Noneho icya 12, ngo hari hejuru cyane y'ubuso bumurika bw'amatara ndangambere na ndanganyuma ntashobora kuba harenze ibipimo bikurikira hejuru y'ubutaka. Aha ni muri metero 1 na santimetero 90 twabibonye. Buri igisubizo ni C. Hejuru cyane hashoboka twafunga itara ni muri metero 1 na santimetero 90. Icya 13, ngo iyo ikinyabiziga gifite amatara abiri cyangwa menshi y'ubwoko bumwe, ayo matara agomba kugira ibara rimwe n'ingufu zingana kandi akagomba gushyirwaho ku buryo buteganye uhereye ku murongo ugabanya ikinyabiziga mo kabiri mu burebure bwacyo. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku matara akurikira: A, itara ndangamubyimba, B, itara ndangaburumbarare, C, itara ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga, D, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Aha ikintu kirimo bari kutubwira ko amatara yose buri rimwe izajya rigira iryo rigenda ritegana naryo. Abiri magufi, rimwe rizaba riri iburyo irindi ibumoso. Abiri maremare, rimwe iburyo irindi ibumoso. Abiri kamenabihu, rimwe iburyo irindi ibumoso. Ariko nitugera ku itara ribonesha plaque, rya tara twita itara ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga, ryo ntaryo rizaba rifite ritegana naryo. Ntaryo rizaba rifite riteganya naryo. Buri igisubizo ni C. Niyo mpamvu batubwiye ngo iyo ikinyabiziga gifite amatara abiri cyangwa menshi y'ubwoko bumwe, aya matara agomba kugira ibara rimwe n'ingufu zingana kandi akagomba gushyirwaho ku buryo buteganye uhereye ku murongo ugabanya ikinyabiziga mo kabiri mu burebure bwacyo. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku matara akurikira:
ibi ntabwo bikurikizwa ku itara ribonesha icyapa kiranga nimero ikinyabiziga ririya rya purake. Buri gisubizo ni C. Icya 14 ngo buri modoka cyangwa buri rumuri kikuriwe n'iyo modoka bishobora kugira itara risa n'icyatsi kibisi rituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho. Iryo tara rigomba gushyirwa aha hakurikira. Izi ni modoka rero uretse mbanza nsome amahitamo. Ngo hafi y'inguni ibumoso bw'ikinyabiziga. B, inyuma hafi y'impera y'iburyo bw'ikinyabiziga. C, inyuma ahegereye inguni y'iburyo bw'ikinyabiziga, ahegereye inguni y'iburyo. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Rero imodoka bari kutubwira ni imodoka zishobora kugeza ku bugari bwa metero 2. Ni imodoka zishobora kugeza ku burebure bwa metero 10 zikageza no ku buremere bwa toni 3.5. Izi modoka urumva aba ari nini cyane. Wowe uyituruka inyuma ushaka kuyinyuraho cyangwa ushaka kuyidepasa irakubangamira. We kugira ngo urakorohereze ashobora kuba afite agatara kagufasha kukubwira niba imbere ye nta kibazo kiriyo, ukaba wadepasa ukamunyuraho cyangwa wanyuranaho ukamunyuraho. Rero iryo tara nk'uko tunyuranaho duciye ibumoso, ryakabaye riri inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga. Iryo tara kugira ngo rikumenyeshe ko umuyobozi ukuri imbere yabonye ikimenyetso cy'uko witegura kumunyuraho. Niyo mpamvu tuvuga ngo buri modoka cyangwa buri rumuri kikuriwe n'iyo modoka bishobora kugira itara risa n'icyatsi kibisi rituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho. Iryo tara rigomba gushyirwa aha hakurikira. Iri ni itara ry'icyatsi rishyirwa inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga. Nta byanditsemo aha ngaha, turavuga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Icya 15 ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira itara ry'ubururu rimyatsa riboneka ku mpande zose. Ngo ni ibinyabiziga bifite ubugari burenga metero 2 na santimetero 10. B, ni ibinyabiziga bya polisi y'igihugu. C, ni ibinyabiziga ndakumirwa. D, ibisubizo byose ni ukuri. Ibinyabiziga rero bigira itara ry'ubururu rimyatsa ni ibinyabiziga twita ndakumirwa. Ndakumirwa baba batubwira ni ibinyabiziga bitatu. Ibya mbere ni ibya polisi, ibya kabiri ni ibizimya nkongi arizo za kizimyamwoto, ibya gatatu ni ibitwara abarwayi arizo ambulance. Ibyo nibyo twita ibinyabiziga ndakumirwa, ariko nabwo byitwa ndakumirwa igihe biri mu butumwa bwihutirwa. Ibyo nibyo birangwa n'itara ry'ubururu rimyatsa. Rero batubwiye ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira itara ry'ubururu rimyatsa riboneka ku mpande zose. Ni ibinyabiziga ndakumirwa. Igisubizo ni C. None cya 16 cya 15 ndabona mu kugaragaza ibisubizo naribeshye. Ni ibinyabiziga ndakumirwa, buri gisubizo ni C. Noneho cya 16 ngo iyo amatara y'ikinyabiziga agomba gucanwa kandi igihe imizigo isumba impera y'ikinyabiziga ho metero 1 irenga, igice gihera cy'imizigo kigomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Ngo ni itara ritukura cyakagarura urumuri k'umutuku ku manywa. B, ni agatambaro gatukura gafite santimetero 50 z'uruhande mu ijoro. D, ni itara ry'umuhondo cyangwa akagarura urumuri k'umuhondo. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Aha rero ni cya gihe dupakiye ibintu birenga inyuma ku kinyabiziga kandi utagabanya bitewe n'umumaro wabyo, ku buryo icyo wakabaye bigenera cyo gukora cyaba gipfuye wabikase ukabigabanya. Nk'urugero amapoto y'amashanyarazi, urumva ko igihe yanze gukubira mu modoka ntabwo warikata, ahubwo washaka imodoka yisumbuye. Mireko, amatibe n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ibyo bintu bijya birenga inyuma ku modoka, inyuma ntibyakarenzeho metero 3 ku modoka cyangwa ku kinyabiziga. Ariko bikirenga inyuma ho metero 1 irenga, tuzatangira kubigaragaza. Ku manywa tuzakoresha agatambaro gatukura gafite santimetero 50 z'uruhande. Nijoro dukoresha agatambaro dukoreshe itara ritukura cyangwa akagarura urumuri k'umutuku. None batubwiye ngo iyo amatara y'ikinyabiziga agomba gucanwa
kandi igihe imizigo isumba impera y'ikinyabiziga aho metero imwe irenga, igice gihera cy'imizigo kigomba kugaragazwa ku buryo bukurikira: a. Mu itara ritukura cyangwa akagarurarumuri k'umutuku ku manywa. Twe twabonye ko itara turikoresha nijoro, urumva ko ntabwo ari byo. b. Ngo ni agatambaro gatukura gafite santimetero 50 z'uruhande mu ijoro. Agatambaro k'umutuku tugakoresha ku manywa, ntabwo tugakoresha nijoro. Ibi bintu biracurikiranije, turahita tuvuga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo ni D. Ibyo bagakoresheje nijoro babishyize ku manywa, n'ibyo bakoresheje ku manywa, ibyo bagakoresheje ku manywa babishyira nijoro. Rero turavuga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Noneho icya 17, ngo buri modoka cyangwa buri rumoroki ikuruwe n'iyo modoka bishobora kugira itara rituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho. Iryo tara riba rifite amabara akurikira. Iri twabonye ko ari itara ry'icyatsi kibisi. Itara ry'icyatsi kibisi rishyirwa inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga, ku buryo njye narincanira muri inyuma mbona ko imbere nta kibazo kiriho, namunyuraho cyangwa namudepasa. Buri igisubizo ni C, nako ni B. Ni itara risa n'icyatsi kibisi ryerekana ko umuyobozi yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho. Turabisanga kuri B. Noneho icya 18, ngo utugarurarumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tugomba kugira ibara rikurikira. Utugarurarumuri twabonye ko ari akantu karabagirana gasubiza imirasire y'urumuri ku kintu cyohereje. Utugarurarumuri, utw'imbere twakabaye ari umweru, utw'inyuma tukaba umutuku, utwo mu mbavu tukaba umuhondo. Utugarurarumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tugomba kugira ibara rikurikira. Tubonye ko ari umuhondo, igisubizo ni B. Cya 19, ngo imburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho. Ahakurikira: imburira zimurika zikoreshwa a. mu nsisiro cyangwa ahandi hose, b. ahegereye inyamaswa zikurura, c. hafi y'amatungo, d. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Imburira zimurika rero twabonye ko ari kwa gucana uzimya vuba vuba mu matara magufi cyangwa gusimburanya magufi n'amaremare. Twabonye ko bisimbura amahoni bigakoreshwa mu nsisiro cyangwa ahandi hose. Kubera ko bitagira urusaku nk'ihoni, byo bikoreshwa mu nsisiro kimwe n'ahandi hose. Buri igisubizo ni A. Noneho icya 20, ngo utugarurarumuri turi mu ruhande rw'imbere rw'ikinyabiziga tugomba gusa. Utw'imbere twabonye ko ari umweru. Utugarurarumuri tw'imbere ni umweru, buri igisubizo ni C. Utw'inyuma tukaba umutuku, utwo mu mbavu tukaba umuhondo. Batubajije utw'imbere rero ko igisubizo ni umweru. Nakoze kureba ino video, mwihangane umunsi nakoze nihuta kugira ngo tubashe kwiga ibintu byinshi mu gihe gitoya. Mwari muri kumwe na mwarimu Rora. Mukeneye ubundi busobanuro burambuye kuri bino bintu, mwahamagara kuri 0783 801 753. Mwakanda share kugira ngo bagenzi banyu babashe kubona ibi mwabonye. Mwakora subscribe kugira ngo video zacu zibageraho igihe, kuko nk'amatara agira ibintu byinshi. Aka ni agace kamwe, dushobora kuzafata nk'uduce 3 cyangwa 4. Ikijyanye n'amatara rwose kigeraho ibibazo byinshi. Ikindi dusura mukareba video zose twagiye ducishaho. Twabanje kwibanda ku bijyanye n'ibyapa, ubu gitahiwe n'amatara. Rero tuzageza igihe tugere ku mivuduko y'ibinyabiziga, uburemere, tugere ku bugari bw'ibinyabiziga, tugere n'uburyo bwo kugendera mu muhanda, aho bahagarara n'aho badahagarara, n'ibindi byinshi. Mwakoze rero kubana natwe, mugire ibihe byiza.